Hello mumeze mute ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri channel yacu. Turavuga ku buzima busanzwe ndetse no ku mirire. Rero uyu munsi twahisemo kuvuga ku kijyanye n'imyuka mibi. Imyuka mibi ese iterwa n'iki? Niki kiyizana? Nicyo turi buvugeho uyu munsi. Turareba ibintu bitari bikeya bishobora kukuzanira imyuka mibi kandi wabonaga ari ibintu bisanzwe. Ikintu cya mbere rero gitera imyuka mibi cyangwa se amadayimoni, amagini mabi, ibintu nk'ibyo uko babyita kose, ni icyambere tugiye kuvugaho. Ni ikintu abenshi badakunze guhurizaho, baba bafata nk'ikintu cyoroheje bakabona ni ikintu gisanzwe, ariko ni ikintu gikurura abarozi n'imyuka mibi ikakwinjirira mu rugo. Icyambere nari ngiye kuvuga ngo ni ukwanika imyenda ukayiraza hanze. Abarozi buriya barara bagendagenda bashaka umuntu bagirira nabi, bashaka abantu batera indasago cyangwa se bagenzereza nabi cyangwa batangamo ibitambo byabo. Iyo basanze umwenda wawe uri hanze mu ijoro, akenshi na kenshi biborohereza akazi. Bahita bayifata rero bakayishyiramo imiti yabo, bagashyiramo ibyo bashatse, barangiza bakagutereza ya myuka mibi. Wajya wambara umwenda ukaba wambaye umwenda wamaze kugeramo imyuka mibi, bakagutera ibintu byinshi. Ikintu cya kabiri, kuryamana n'abantu benshi. Kuryamana n'abantu benshi cyangwa gusambana n'abantu benshi, abantu babifata nk'ikintu gisanzwe, ni iterambere, ni ibigezweho, ni ibintu bisanzwe, ariko bikurura imyuka mibi. Uti gute? Buriya umuntu gusambana ntabwo ari ikintu, ni icyaha, ni ikintu navuga ngo ni icyaha gikorerwa mu mubiri mo imbere. Bivuga ngo hari imbaraga utanga, hari n'izo wakira. Rero hari umwuka utanga, hari n'uwo wakira. Iyo uryamanye n'abantu bafite karande, umwuka wa karande ukujyaho. Noneho bwacyo ukaryamana n'undi ufite umwuka tuvuge umwuka w'inyatsi, nawe ukakujyaho. Ukaryamana n'umuntu ufite umwuka w'uruzerero, nawe ukakujyaho. Bivuga ngo buri muntu wese aba afite icyo agusangiza. Iyo umuhaye nawe ibyo aguha. Bivuga ngo iyo uryamanye n'abantu benshi bikurura imyuka mibi, kubera ko kuryamana n'umuntu hari ibyo umusigiye. Niyo mpamvu usanga iyo umuntu yaryamanye n'undi buriya no kwa muganga bagupimye bagusangana ADN ye. ADN y'umuntu rero wasambanye n'undi ibushiramo hashize amezi 3. Niyo mpamvu buriya mu bayisilamu bemeza ko igihe cyo gushaka, nimba ugiye gushaka umugore cyangwa nako nimba ugiye gushaka umugabo ari umupfakazi wapfakaye, baba bagomba kurindira byibura hagashiramo igihe kiri hejuru y'amezi 3, kugira ngo nimba umugabo yaragusize aguteye inda wenda bigaragara, ariko ikindi kiba kibyishima ni ukugira ngo nimba ari ADN yagusizemo ibanze igushiremo. Iyo uryamanye n'abantu benshi rero bikuzanira imyuka mibi. Ikindi kintu gisanzwe abantu benshi bakora ni ukwikinisha. Abantu barikinisha ko uwo mwuka wo kwikinisha uterwa n'iki? Uterwa n'imyuka mibi. Iyo myuka iraza ikakujyaho wowe, noneho warangiza ukaryamana nayo. Iyo myuka rero ikurura inyatsi, ikurura iteranyuma, nta kintu ushobora kugeraho, ibyo ukozeho byose biranga. Urumva rero nacyo ugomba kukirinda. Icya kane abantu baba bumva ari ikintu cyoroheje gisanzwe bakagisuzugura, ni ukurara udasenze. Urabona akenshi iyo tugiye kuryama tugiye kumara amasaha menshi turyamye, kandi imyuka mibi cyangwa imyuka y'abadayimoni ikora cyane cyane nijoro. Iyo uryamye rero udasenze, iwawe abadayimoni barahabonerana bakaba ariho binjira. Ariko iyo waraye usenze ntago bahabona, baraza bakabona haragoswe, bakabona hakikijwe n'abamarayika bakahatinya. Rero ujye wibuka kurara usenze. Ujye wibuka kurara usenze, kuko nurara usenze bazaza nibahagera babone hararinzwe bigendere. Rero ntago ari byiza ko ari wowe waboneranwa, aba ari wowe baza birukankaho. Ugomba kugira ute? Kurara usenze kugira ngo batakwinjirira. Ikindi kintu gikurura imyuka mibi cyangwa se imyuka y'abadayimoni, akenshi na kenshi ni uguhemuka. Iyo uhemukiye umuntu hari igihe akugirira inzika, akajya mu barozi cyangwa mu bapfumu bakaguterereza ibintu bikajya biza kugutesha umutwe. Ikindi gikurura imyuka mibi y'abadayimoni ni ishyari. Iyo ugize ishyari, nicyo kintu cya mbere
niryo shuri rya mbere wiga ugahita uba umurozi cyangwa ugahita uba umuntu mubi. Rero uzirinde ishyari, ujye wiha amahoro mu mutima wawe, wakire duke ufite cyangwa se byinshi ufite, sinzi ibyo utunze, wirinde ishyari. Ikindi kintu gitera imyuka mibi ni ukuzana ibintu by'ibishushanyo ukabimanika mu nzu yawe, cyane cyane ibintu bishushanyije bikoze nyine ibintu basenga cyangwa se ibintu bifasha abantu gusenga. Ibyo bintu bikurura imyuka mibi ikaza igatura iwawe, igatura igatimaza, ikagira amahoro iwawe, ikahagirira amahoro. Ikindi gikurura imyuka mibi ni ukutagira isuku, yaba isuku yo ku mubiri cyangwa se isuku y'aho utuye. Iyo utagize isuku bikurura imyuka mibi, bikurura imyuka itari myiza y'abadayimoni, bikajya bituma iterambere ry'urugo rwawe rigenda, rigatuma haza ibintu bibi. Ikindi kintu gikurura imyuka mibi ni abantu bakunda kwigunga bakarira. Iyo uri kurira buriya hari umwuka uba uri kukwitegereza, uhita uza ukaguhobera, noneho wamara kuguhobera ukagutera agahinda kurushaho, ku buryo bishobora gutuma uniyahura. Urumva rero, nimba uri umuntu unyumva, ndagusabye ntukajye mu cyumba ngo wifungirane urire uri wenyine, kuko aho kugira ngo ikibazo gikemuke uzarira kurushaho, agahinda kakwice kurushaho, kuko hari umwuka mubi cyangwa se igini rizaza rikaguhobera, yamara kuguhobera rikatuma urira cyane kurushaho, ahubwo rikajya rinakubwira ati iyahure. Niyo mpamvu akenshi iyo umuntu agiye kwiyahura hakaza abantu bakamwegera bakamuhobera bakamuhumuriza, umwuka wo kwiyahura uhita umuvaho. Urumva rero, nimba ushaka kwirinda umwuka mubi ntuzarire uri wenyine, nibinakubaho uzarire urimo gusenga, usenga uhamagara Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru, nibwo utazagira agahinda gakabije no kumva ushaka kwiyahura. Ikindi kintu wakora kugira ngo wirinde imyuka mibi, ntukaraze amasahani yawe ku meza atogeje cyangwa se ngo uyaraze nyine uko wiboneye mu kavuyo. Bibaye byiza wajya urara wogeje amasahani yawe waririyeho, kuko amasahani atogeje akurura imyuka mibi. Hari umuntu w'umurozi njyewe wigeze gutanga ubuhamya kera, aravuga ati kera twajya dusanga ubugari bwaraye ku meza, tugafata ubutuna bw'imbwa tugasigaho, kandi babyuka bakaburya tukaba tubakurijemo imyuka yacu. Muzirinde rero kuraza ibintu ku meza, cyane cyane amasahani atogeje, ibikombe mwanyweremo mukabishyira aho ngaho ari umwanda bitogeje, bikurura inyatsi, bikurura umwuka mubi w'abadayimoni, bikurura umwuka w'inyatsi, bikurura umwuka wo kutagira icyo ugeraho, bikurura umwuka mubi cyane. Murumva rero, ni ibyo ngibyo bitera imyuka mibi, muzabyirinde kandi muze kureba videwo y'ukuntu nababwiye ibintu bishobora kukwirukanira imyuka mibi. Nimuyibona birabafasha kugira ngo mubikore. Hanyuma niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, uhita ukora subscribe kugira ngo igihe cyose nzajya nkora videwo mujye muhite mubona notification. Mwibuke gukanda ku nzogera, mukore like, mukore na comment, mumbwire videwo mwifuza ko nzabakoreraho ubutaha. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.